people, ubu tugiye kureba update nshyashya muri Satoshi. Mbibutsa ko ibintu bigeze ku musozo, bigeze ku musozo. No muri Satoshi ejo naberetse ko Koa yatanze contract address ya OX. Ngiye hano. Ku muntu udafite Koa blockchain muri MetaMask, bavuga ngo ufungure MetaMask dore ngizi, izi nizo mwuzuzamo mukoresheje, ndaje mbe ku buryo mubigenza ubundi mushyiremo iriya contract. Turaza tuze muri MetaMask yacu. Turaza hano kuko ngewe already Koa blockchain ndayifite. Ko utayifite turaza ukanda hano add network, ukanda hano kuri custom. Yarana wabwira ngo ndi kuvuga ngo ndi kuhabereka, dore ngaha custom. Nuwavaho network name, hano iyo bakubwiye network name, ahangaha uraza urebe kuri kano kantu network name, urabona ko ari Koa blockchain. Aha kabiri handitse RPCUR, dore ngiyi niyo ya kabiri, urakopiyamo iyo link. Handitse chain ID ni 1116, symbol ugashyiramo Koa blockchain explorer, utuyishyiramo hano iriya link. Iyo byuzuye utukanda kuri add, njye nyifitemo. Numara kubikora utuyisangamo yagezemo. Icyo ukora kugira ngo ubone ino contract dufite hano ya OpenX, tuzakanda import. Hano utawuzuzamo address ngiye kubashyira muri group, uyishyiramo ubundi bita byandikamo symbol, ukabona ko ari OX, ukatwara import. Mbibutsa ko igihe cyagiye, ndakeka nta kindi gisigaye usibye gutegereza. Ubu ngubu igisigaye ni ugufata address nkuye hano, ayijyana muri Satoshi, ukashyiraho ama odds yanjye. Murakoze, nizere ko mugiye kubyuzuza.